ngo niba rwose ngo warambyariye ngo rwose ngo komeza underere warakoze kumbyarira ni amagambo menshi ntabwo nayarebye ariko humura pe nzakomeza nkurerere aho uri hose ntuzagire stress z'umwana ndahari ngewe kumurera byose pe gufata umwanzuro wacyo niyo wagira gute Nose ubu ngubu nicaye hano ninde muhungu waza akambeshya urukundo ngo uri ngo ndagukunda kubera iki ngo uri ngo nituryama ese nunerinda umwana nzamurera sibyo nkumva nk'umutipe arambwiye ati nacyo niyo twabikora sibyo ugatwita ngewe ndagukunda umwana nzamurera mfite ubushobozi sibyo ubushobozi buke dufite tuzabufatanya izo swingi ukazinera zikamfata ubu ntabwo zishobora kumfata tuvugere kuba bagutenda ukabyara ukarera warize ni ishuri wagiye narize pe ni ukuri kandi narize ntabwo sha ubu nibyongera bakunzi ba oliva wallahi nibyongera muzamveho Yes, nyangusuza kandi ze kumeze neza ari hose mu cyo gihe gitandukanye burasirazuba irongerazo amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa cheke tu cheke chu dakina n'abantu kina n'abanyine sura atandukanye mu cyo gihe gitandukanye iswanganye ngutasenye itanga sana mitima kuva dukurike ngo ramagaye kigenuzi 25 assalamu alaikum aho muri hose cyatandukanye mu cyo ziye zitandukanye ore bana mikoraho urasa neza nare mazi igihe ori maze igihe ukora iki maze itantuka se ko nyimyoje ngiye kushyira ukuguru hejuru nibuka ko nambaye akantu kagufiya imyaka myinshi none se tubonanye nubwo yari myinshi nyine turashyize turabonanye urasa neza murakoze umwana ari he sigafete umukozi baramuteruye nyine ibihe bihora ari bya bindi agomba guhinduka bihinduka pole pole twaraburanye narakubuze sinikubona kari ubugugu bwawe ubukisi bugundiriza udufaranga mfite ikisi isaho uzakibona uzarira nanjye mbire badukurikiye ajya badutera n'inkunga wa mugani wa mugore wa mutezi Sokovia ni ushyira nimero ati mujya mudutera n'inkunga mu bice bigiye bitandukanye mudutere inkunga urabivuga ariko Olivier barumherere hasi burgereka ni ngo watwanga wadukunda Imana ishobora byose guhera hasi keza ko mukara n'umweru ariko twajyanishije wagira ngo twagureye hamwe zamura amatako rwose ni fresh noneho ku misatsi iyo tente risobanuye iki kuri wowe na kimwe nuko niyongoje umusatsi warandyaga nari narasutse bikajya binera stress yo guheka umwana bikajya mu mugongo bitamo kogosha mu gihe nogoshe nabwo mbona ibisatsi birajwamaraye batireka nshyiraho style nk'abandi bose hari umwana afite iki kingana iki yujuje amezi 8 afite amezi 8 n'igice abantu badukurikiye nuko bitashoboka ntabwo ari byo Oliva afite umwana mwiza w'umusore hari igihe bamubona ubushwa gutya tu akira nakujya nukamushyira ariko njye sinanabyemera ntago mba namushyizeho nkabona kuri ashobora kurira bikanga ngombwa ko muterura ukamufata n'inyuma hari igihe haba hagaragara hari igihe ureba umwana ukamubona tu afite umwana mwiza w'umusore rwose bogari mwuzukuru w'Abarundi kabisa arasa neza arasa sevye mwuzukuru w'Abarundi ntago tuza kuvuga se ngo nakasike niyo wamuvuga se birandeba ngewe kitande bakondeba hirya nyasikende ibintu byanjye bitari byanjye ngashyira ku ruhande namamve kugira ngo komeze oya bakurikiye ikiganiro ni 5 na tumaze igihe kiyetandukanye twanabivuzeho twanya no kumuvuga tugeze kuri aho abantu batera inda bakazihakana kandi mu mitima yabo bazi ko bateye inda kandi bazi bati umwana wari yivatwa n'uwanjye pe oya so we wamukoresheje se ikiganiro ugasanga inshingano ze wamukoresheje ikiganiro sinzi ikintu wamubajije arangije ngara aravuga kuri Kigali yose biriho aravuga ngo niba rwose ngo warambyariye ngo rwose ngo komeza underere warakoze kumbyarira ni amagambo menshi ntabwo nayarebye ariko humura pe nzakomeza nkurerere
aho uri hose ntuzagire stress z'umwana ndahari ngewe kumurera byose pe nzabikora. Twari tugarutse nyine kuri ibyo ngibyo ariko reka tubihuze n'umunsi w'abakundanye wa Saint Valentin niwo munsi turiho niyemeje gukora ibiganiro byinshi wacyumva ndashyize n'iminsi ariko tugikoze kuri Saint Valentin. Ahubwo ngo uyu munsi ni uw'abakundanye ni uw'abakundana ubundi ni itariki 14 z'abantu bakundana ni uw'abakundana apana bakundanye nuzi ko mba numva ngo wabakundanye nge ibyo ariko haryo bakundana agakomeza abanyine haryo baba barakundanye agabashi igihe kinini none bagakomeza no gukundana aka kanya uri kumwe n'umwana wawe ise yaramwihakanye we dukundana Imana imukuze kuva ari byo kabisa komeza imwe n'umubyibuho paka nasajya mubona avuga ati we yavuga oya singombwa kugira ngo nyine ngakure kugira ngo se ngamubone sibyo cyangwa natanga iposho natanayitanga tuzarya isya nusa ahageze ni ukubera we si Imana turabikora rero bura umuntu ikiza bura naje gusanga kuvuga uzi imbere ukavuga nta kintu bigabanya nta nicyo byongera wowe tuzi Imana ibihari ko bwawe sibyo noneho mu mutima wawe ukumva umutima ugiye guturika ngo yenga shanusha oya nako nta mpamvu yo kudaza amaranzi imbere ya kamera nkibasira umuntu ariko ubu si byiza kuba nanjye ndicara nkarata umugore wanjye nkarata abana banjye urumva nkavuga ati wi no kurata umwana ni byiza n'umugabo akarata umugore we n'umugore akarata umugabo niyo mpamvu usanga abantu bose bakumva ngo nta rukundo rukibaho abantu basigaye bajya ahantu hari amafaranga cyangwa mugashaka wenda kuba bakutaho ariko kuri oliva rwo nirubaho isi nta rukundo mana we uzi umuntu ubu nonaha waza ngo riva sha byagorana kabisa Riva sinze cyane mugene mukore subscribe bajye kuri Oliva TV 250 mukore subscribe ariko Riva aramana bimaze iminsi tunugera nirebera ninde kubwira mbabare ntunshivure twiganirire gusa dushara kuvana tuje kura papa umwana nkamutungura ngabati yaragura umwana yorote n'umugore musuhuza ku munsi w'abakundanye amusuhuza ngo amuheke amusuhuza ngo amugurira amata ese nje ariko n'ubundi navuye mu rugo nasi kugiye kumbaza ibi bintu Fatima turiganirira naga ni byiza nuko kumusaba bakundanye nusenye ndakunda reka nawe jumure zakubwira ati mugore wanyu ngwino tujye muri yanzu nubatse cyangwa amabuno havereko nje ntago ndi umugore wese afite umugore afite n'umwana sio afite oya nje mbibona se oya ngafite umugore wundi ngafite n'umwana yabyaye uri akonze ko batabana se Jizi nago mbizi sia nago ngiye amakuru ya nyazi akora mugore twabonye ejo bundi ntago ari bo tuzi uri ushaka kuba bya wenda ari byo batumvikanye bagashaka ibyo mbona kuri kamera nibyo nyine kuko hari gihe ushobora gushyira ikiganiro ababizi ndagukurikira nkakibona to wamukoresheje cyangwa yanakoreye n'ahandi naho ngaho mubonera niyo makuru ye mbona nyine ya YouTube amakuru yo hanze nago nyazi akse Irene biranze Oliva biranze ariko Oliva we na nyine babiyize biraho ngaho haje mu nundi wa gatatu ese buri uramuvana mwe bafite amahirwe mu rukundo gukundana n'abantu bagatandukana kajyariya batandukana ese rero hari gihe wenda ngiye bishobora kuba byaranze uwo Irene bikaba byaranze n'uwo bari kumwe ari gihe bishobora kuzanga ariko byanga byakunda hari gihe kizagera sibyo akabona we wanyawe nyine none akicara gatoza kuko isi yasureba turajarajara turiruka tukagera gute ariko utarabona ikintu ngo ukibonemo iyo nyine nk'ikibazo niko navuga sibyo nk'isomo ukibonemo nk'isomo ntago ushobora kukivaho cyangwa gufata umwanzuro wacyo niyo wagira gute gusa ubu ngubu nicaye hano ninde muhungu waza akambeshya urukundo ngo uri ngo ndagukunda kubera iki ngo uri ngo nituryama ese nunerinda umwana nzamurera sibyo nkumva nk'umutipe arambwiye ati nacyo niyo twabikora sibyo ugatwita ngewe ndagukunda umwana nzamurera mfite ubushobozi sibyo ubushobozi buke dufite tuzabufatanya izo swingi ukazinera zikamfata ubu ntabwo zishobora kumfata tugere kuba baguteye inda ukabyara ukarera warize ni ishuri wagiye narize pe ni ukuri kandi narize ntabwo sha ubu nibyongera bakunzi ba Oliva wallahi nibyongera muzamveho bazamveho pe bavuga ati Oliva tukuvuyeho ubu abakakanya none wari abakobwa benshi ari mu ngo z'abasore si umunsi se uzimutse n'amarogi n'ibiki uzimutse amadari buterwe yesu we nawe ujye ubyemera no reka nkwe story umuntu yanyandikiye
ngo oliva ngo turahurira hese noneho ngo ibiki n'ibiki ngo ndi nyine abantu mubeshyanya urukundo kuko njye narwo nyigira rwose na wa muntu nabimenye ko mba nkubeshya nari sibyo narwo pe no arambwira ngo duhurire he nambwira ati ntago mari ndi mu ntara ariko ninzamuka ndakubwira noneho ndongera ndamubeshya nambwira ati okay ese unyohereza amafaranga yo kuva mu ntara nze nkurebe so yambwiye ngo ndaba umuntu nyaguza ngo basaraza kuba kabiri nitubona egeho ariko nawe murushaho kohereza itike ugasanga arareba bijya bibaho wabaye nari kuyirya njye nari kuyarya none surumva atigiriye inama ntago nari ndi mu ntara nyine uyu munsi ho rwose mwabakobwa basi mwihangane mu ngwe n'ibinini mwihangane mukoresha ubukingirizo murebe ukuntu mubigenza ariko uyu munsi amadabugo rwose do arameze ati ni handi usanga rero namubwira ati uyu munsi ugiye ku kazi ntihagire umuntu ngushuka n'umwe cyangwa witwaza ikinini kirahenda ngo gisiga gihenda numara gukora akazi kawe mbabarira utahe wa muvandimwe wanjye na fani bose nabibabwiye kubera ko isi ntago wambona ku ifoto nayandaga n'ibyo byayibona ngirire sana do komba naherekanye ahabonye azishyura make yo kugira ngo ndongore yigende aramunize kwandika muri komatire ngo n'ubundi wakomona afite isura ngo ikanyere ku yiteshaga cyangwa ngo uramukobwa mabi cyangwa iki ariko kinavuga kibyo nuko we wenda nabirenze atanazunguza amahoro kutarayakora ariko kwambara uko wagisha nyine impande ho gusengerwa Imana izamugirire neza hana ajyaga akatubwiriza tubwiriza rwose akabwiriza umuntu w'Imana abantu baramukunda bongera agire abazaba umuhanzi ejo nusadunda sadunda aririmba kuri YouTube indirimbo zaririmba zireba yesuwe nta Imana itakura umuntu ajya mu buhanzi nta Imana itakura umuntu ufite yanjye indirimbo yanjye yakoze yakorengeye yego niyo akarekoranye ati Imana dutumiye nta Imana itakura umuntu rwose niba ko gusenga by'ukuri ibintu uvuga byose ari iby'ukuri sadunda rwose wamuntu niba mama mugiye bitara kumva ko reka tuye tunavuga tunashiye tunanenge ntago wajya kwa sadunda ngo vore kazi yabyo yakwatira tukamatiza devante n'indafanya oya ariko rero tujye tunatandukanye njye ntabwo nicyo gusebya abantu hano batuma turaganira uko ibintu mihanda turayizi rwose sadunda nza kugusubiza n'ibyo rimwe kuko ndayumva sibyo ninshaka kumbwiriza ngo umbwire ikibi cy'iyo byeri banza uyimenye iwe unganirize bona nzataha nafashe byo nibyo pe urwo kwa profeta abamwe ntago habamo oya iri mu nzu byaba ari bibi ariko aravuga ngo wenda agiye gusigura hanze azakiriza abantu ibyo birimo oya iri mu nzu yaba ari amakosa akomeye cyane icyo gihe wagukorera Imana cyangwa ati tupanake twaye kuri bamwe n'abandi twaye ariko iyo wakiriye umwami n'umukiza ukavuga ati ngewe ndinjiye noneho ngiye no kuba pasiteri cyangwa ngiye kujya mbwiriza abantu cyangwa ngiye kujya nigisha ubutumwa hanze hirya no hino urugero rw'abo bantu ugiye kujya wigisha ntabwo icyo kintu uri kucyumvira urugero rwabo berera imbuto ugati noneho ngewe reka mve kuri ibi ngibi ngire gutya na gutya noneho umekane ugati noneho reka nanjye nigisha
duhora dusenga nuko ari inyama nuko Imana idukunda yagiye ikora ikabushyira hari amata naramubwiye byinshi dukora ni bibi ntukisige mukoro ni bibi yaragira ishuri hinda ni bibi ibintu byinshi dukora ni bibi Imana ikunda abanyabyari se tuvuga ngo twihane ariko Imana iracyatwinjiza ko kandi kubyagenda ntabwo bafite siyanzabaho kandi Imana izambeshaho kandi nta nubwo izigera yongera kunkoza isoni gutya kandi ubayeho neza none hasi aya makuru bayakuta niyo babanye cyane rwose ngiye n'inzu ya wallahi ntabwo kwa mu nzu nyaze ariko ndagerageza ntabwo basanga bifite abahinzi bahinga muri bya byaro bakiza bakakumenyeramo ikigali sabyihorera bakaba se ko mwifite nk'amazamu nk'amadukanye mugenda ariko rero twaba tuyafite akatikiro murabona n'ikibazo turumva ngo birinze hari usange n'imisoro Rwanda ureze imisoro n'amahoro kugira ngo igihugu gikomeze umuvuduko w'iterambere ukomeze utere imbere bisa ntabwo mba mu nzu yenze ndacyari muri geto nk'ibisanzwe ahubwo mwaba diaspora mwe mumenemo natwe tugira aho tuva tugira aho tujya sibyo aba diaspora muri iyi minsi ntabwo tubanye neza urabizi ngo uzajya wikubita ngo nkoreze utuvideo ngo kuremye ntabwo nakubita njye sinzagukubitira none amafaranga n'uyama nzayarya kandi ntinkukubitire none sinarabikubitira hari umumama uba mu gihugu cy'Ububiligi yarambwira ati uzamushoreze oliva mubaze n'amakuru by'ameze urababwira ngo azansuhuze aransuhuza wamvugishije wamuhaye nimero yawe Kristo wanjye isabukuru nziza kuri wowe umunsi mwiza w'abantu afite umukunzi afite umuryango w'umukobwa Ate nawe nakuzamura igihe uba wanzamura niba wananzamura se ko mbandibura muri hari ibintu byinshi reka tuziranyeho buriya muri ino mihanda abantu bavuga bakavuga mama mama w'umusheri wawe yaragufite sheri naramubwiye ngo mushiki wa Isiyaka basi najya byibura ajya nahurira na papa w'umwana agara umusheri ni umusheri nshimira abafana bangisha bayo bati Isiyaka bakeneye kamera nziza Isiyaka bakeneye interinete Isiyaka bakeneye Niba bakeneye pampers Niba bakeneye kubaho ariko n'abafana bo mu ntacyo babahaye barahari umunsi wabaye nshobora kwandikirwa n'abantu bagira ngo muri batanu ariko umunwa kandi twe mujye mumenya ngo basi byibura niba wandikiye umuntu akora ubufasha bwose mwaba diaspora mwenda ntabwo ari itegeko kuko namwe muba mwanabivunitse sibyo ariko mujya munyirebera mukore subscribe gisabira comment nanjye bayikore mukore subscribe kuri Oliva TV kuri muyikore basi azatwa noneho nanjye mukabona imbere ya kamera na mikoro gutya karara nawe uwishyura ngo nanga zose umuvandimwe w'Ubusimbi TV kukinuza bari muri bo cyane Baby baramwishyura ikindi afite channel nawe abagira ngo agira wasabu abone views nyinshi ariko ntabwo nge nabona views mu gusebya ariko reka mubwize ukuri ngiye cyangwa Kadafi yarari kurira akaka video warakabonye yarisi bitunguru mu mama hoya nyine yaririza ga system renge hoya nyine yaririje ashyira n'ibitunguru mu maso sibyo ariko mukwiriza no gushyira utungo mu maso yarari kuvuganira wasaka ntabwo ngize amuvuga nabi aho ukuntu katangiye ari kurira byatari yavuga ngo Sove nawe ngo ni umugome ngo janga n'uyu munsi wallahi bibaze ko natakarangiye nari nzi ko nyine Sove nabwo yahemukiye abantu uri kumva finali nyine ahita avuga ati sha Sove ni umuntu ariko nanone ikindi kintu Sove ariko ibyo kwiyemera reka mubwire oya ku mugani wa Brian
sabe agabanye gufasha abantu sibyo ngabafasha ababebi ngo kuzamuka ngo channel zikazamuka niba n'abarompeka n'akazi ke ese ababebi bose banyura kwa sabe nuko bafite amacana oya benshi harimo mu bamwe mu banyamakuru bajya bagishobora bafata urabanje nose unyese urabangana iki subizi bande n'abamuhoza bose subizi ko barompeka ariko basi mu byumvikane oya wari wabona muhoza kuri channel cyagiye kuri ugikora kuri Kigali Trend sinaho ukiri umukozi sinaho mwamenyaniye se uri umunyamakuru nyine wamucaga inyuma kaganga musebye ndabizi bose wogendera ku byo bakora oya isani byanyabyo ku Gisenyi urabizi inshuti yanjye turaziranye sibyo amazi rero byihorere rero urabizi na ikibazo rero wanyihamagara hano urabizi sinjya giceceka ubwo rero jya wihangana ninkuvuga nshuti yanjye ibyo ntabwo bihora umva kandi nanone ababikora ntabwo ari byiza kuri muhoza ndamusuhuje nanamuheruka usuza ako kabudo kayishyaka kabaraseka Mano bagiye neza kandi komitagira ibiri muri mu gihe kigaragaza cyose ngo ndaza kubana nawe salamu salamu.